rero ndi n'inyangamugayo. Akira agashati kawe dore naye nanagatwara. Urashize none. Iki musaza ubundi urambaza iki? Tuza nkufitiye akazi sha. Kazi nyabaki? Tega amatwi nkubwire. Haga siwe cya gisambo kizengiza abantu bose muri kare cyangwa mu no mudugudu cyatsi. Mane ceceka mana. Ndabizi nyine niko kaza akora. Ariko nijya ngwino mbwiye niba ari wowe kugira ngo mbashe gwakaza. Okay, nibyo nigiye. Ngaho mbwira se ndangiye. Ibyo wigiye. Ibyo nabidepoje mo kira mimaze imyaka myinshi. Yego nibyo nigiye. Ako mubya wigiye nago wiza ngo ujye nyira telefone yanjye nari mfite mu ntoki. Niza telefone yanjye. Nyine nagira ngo nkwereke yuko mfite ibimenyetso bifatika. Ahubwo ku kazi kari he ndangira vuba vuba. Mvuye nkubwira ngo ushaka telefone. Telefone nyine nziza. Ngira vuba vuba. Ku mafaranga 80. Ye ninzara nari naramukanye. Ngira vuba vuba ngo ndangira. Uri gutinda. Rero ikintu ngiye kubwira. Urubizi wamuja mukoramo hano. Ahangaha. Iwa wundi nyine wa muhano. Urubizi ko nyandarika ibintu. Wikozemo ushobora gusanga agatelefone kemo kacuranga giza nko kabaraza. Yigeye. Akunda kuzamurika ndabizi neza. Ahubwo uri kumbwira nagezeyo. Ariko nabaza kuza kumbesha ngo nayo wabonye kubera yuko ndabizi neza kuri wihasa. Jesus is Lord. Rwose amasegonda makeya ndaba nkakuzaniye. Kugira ngo mwemeze yuko rero ndi n'inyangamugayo. Akira agashati kawe dore naye nanagatwara. Urashize none. Urashize none. Pastor, but this is what you want to use your life for. I'm gonna do many, you know, boom, 16 years. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. Nari bwo ufashwe uri gusenga.